Bakunze ijambo ry'Imana kaka tubasusuka tubifurize amahoro y'Imana tubifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose. Imana idufashe tugirire neza kandi twambike imbaraga. Iyi minsi dusabe ihishurirwa, iyi minsi tube maso, iyi minsi twe gucogora. Abantu baracogoye gusenga, abantu benshi bari mu nzitane, abantu benshi hari gereza abadayimoni bagiye bafungiramo abantu baradufunga. Ariko uyu munsi tube maso, twegere Imana, twihanire kureka, twegere Imana, tubyire Imana ngo Mana dukure izi gereza abadayimoni badusizemo, maze nimara kudukuramo kubwire ngo umwuka w'Imana urashoboye nikarura tugiye ngo ni inyamaboko. Rero abadayimoni bagufungiye guhera uyu mwanya ni wihana, nukuri Imana iragukuramo. Imana idufashe nta ikintu na kimwe idashoboye. Imana itugirire neza. Haleluya. Urukwire bubango yemwe ngo muze ngo ndi gukora deliverance. Ariko Yesu yakoraga deliverance mu busambanyi. Cyangwa aragendaga agafata ikiganza cyiwe akavuga ati ndategetse uburwayi nibuhagarare bugahagarara. None mu gukora deliverance mufata abakobwa b'abandi mubakoresha ubusambanyi, mufata abamama b'abandi mubakoresha ubusambanyi ngo ni deliverance. Yesu yakoresha deliverance yahe ko yakoraga ku barwayi bagakira, yategaga uburwayi bukagenda. Imana idufashe tugirire neza, itwambike imbaraga. Aho imbere gatoya harambuka intwari gusa. Abantu muri bukerensi by'Imana mukavuga ngo ntabwo ibi bizabaho, inyamara bizabaho. Ngiye namenye ubwenge nsanga bati Yesu araje, bagenda bavuga byinshi. Nari ndi umwana mutoya ariko ubu ngubu bimwe byinshi maze kugenda mbirebesha amaso. Ibishitsi narabibonye, intambara nazibonye, n'ukuntu twahungaga tugenda twikoreye udusambi, aho abantu bikoreye amasafuriya ari gutwika ku mutwe umuntu akaba yashya. Icyo kintu cyose mwarakibonye narakibonye. None se bene data abanyarwanda abari mu mahanga ibyo bintu murabyibagiwe. Mana ikumaza ngo mbese murabyibagiwe. Kuki muri bukerensi by'Imana ibije byo ibiri imbere murabizi. Satani yazamutse afite umujinya mwinshi, Satani yazamutse afite uburakari bwinshi. Arashaka kugusha abantu b'Imana, arashaka kugusha intore kugira ngo zive mu buntu bw'Imana. Mbese bamwe bafashe amatwi yabo barayaziba kugira ngo batumva, bani bafata ibiganza byabo bafata amaso yabo ngo batareba. Ariko mureke mbabwire, umuntu wihanganiye ruswa niwe Imana izagirira neza. Abantu birinze za ruswa Imana igiye kubagirira neza. Kandi kambabwire, iki ni igihe Imana ije kwimika bundi bushasha. Uko igiye kwimika bundi bushasha ntabwo nkuzi. Imana ije kwimika bundi bushasha kandi izajya yimika ariyo itegetse. Imana igiye kongera kwimika bundi bushasha. None ntabwo ari abantu bazaba ngo tuzatora. Uwiteka Imana niwe ugiye kugira ute kongera kwimikira wowe wenyine. Ngaho duce bugufi imbere y'Imana. Imana ni inyamaboko niko yatubwiye, ije kongera kwimika, ije kongera kwimika ku isi yose, ije kongera kwimika. Ntagira umbaza ngo mbese igiye kwimika abantu cyangwa igiye kwimika ibiki. Igiye kwimika bundi bushasha. Imana idufashe tugirire neza. Hari abantu benshi, reka Imana iri kuvuga yeruye, hari abantu benshi bagiye gukurwa ku ntebe. Imana yongere iterekaho abantu bayo bayubashe. Imana idufashe tugirire neza. None se kwikuye abantu ku ntebe ikaba yimitseho abandi, wowe uhagaze hehe? Iyo ntebe niba uyicajweho nuko ari Uwiteka Imana wayikwicajeho, ukaba warabivangavanze iraje igukureho. Niba wowe
wubashye Imana ukaba waragiye ku ntebe wubashye Imana na n'ubu ukaba uyicayeho ukiyubashye Imana ntabwo intebe bazayikoraho ni ukuri ndakurahiye intebe izakomeza uyicareho naho umuyaga uzahuha naho amagambo yaba menshi nubwo yaguteragirana ariko intebe Imana yaguteretseho Imana izayigukomerezaho ntawe uzayigukuraho waba uri umusirikare Imana intebe yagushizeho ntawe uzayigukuraho waba uri umupolisi ntabwo intebe Imana yagushizeho niba uyubashe ntawe uzayigukuraho uko waba uri kose uko waba uri umuyobozi umeze kose intebe Imana yagushizeho niba uyicayeho ku bw'imbaraga z'Imana ukaba ukiyubashe uzakomeza uyicareho ariko niba waratatiye igihango cy'Uwiteka Imana ukayimura ntubikore neza nk'uko Imana yabigusabye izayigukuraho Imana idufashe kandi itugirire neza. Turashoje Imana ibaha umugisha rero ijambo rigira aho ribashitsa rigira n'aho ribageza ariko yewe uriganya vuba nawe uje kuriganwa kandi numara kuriganya nawe uzaza bakuriganya Imana ibafashe rero kandi bagire neza nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu amen. 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 Abantu bari kuriganya bariganye vuba no kuriganya harimo no kuriganya amaturo n'amaturo byose bakarya kuriganya cya 10 none nabyo uno sisi ugenda ukariganya ukagenda ukayashira mu mufuka wawe kandi atari yawe ukayahisha bayakubara bagasanga yagabanutse. None se nimba nagomba gutanga icya 10 nkatanga igice nabwo hajya so kuriganya yego yambwiye ku bantu bariganije riganya vuba nawe uraje uriganwe yego Imana itugiriye neza ese barariganije katuvuge ko abantu bariganije biyumvishe bumvishe ko ari bo bariganije hari abantu bavuze ngo bature kwatura birahagije badashuje ibyo bariganije navuze ngo bamanze basabe imbabazi kandi basubize ibyo bariganije Imana ibashe kubabarira yego two kwihana kwiza niba naribye ihene ya nepo nimusubiza mubyeyi ngo mbabara narakwibye n'ihene yawe narayiriye umbabarire n'Imana ihita imbabarira nibyo ngibyo Imana ishaka. Nibaza kino kibazo narariganije umuntu nka ntafite ubwishyuye umunsi ndabigenza gute? Uragenda umwihaneho kumwihana biramusaba imbabazi yego birasobanutse. Turagushimiye Oliva ku butumwa bwiza utambukije none nicyo gitangiye kuzamba Imana y'amahoro kavuga ngo igumugisha yego sinzi nimba hari ubutumwa bwakwisobe ngo tugwa kanya nabwo ubunyuzeho ariko kandi nimba ubwose umvumazeyo uraduha nimero za telefone dusengera Imana tuzagaruka nomero ni 0788 210 453 Imana ibaha umugisha neza y'Imana niba namwe kandi umugisha w'Imana ubaho ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo mukamwumva ururimi ndi kuvuga mwumve ko mwese mbahaye ikaze mbifurije ibyiza byose bituka ku Uwiteka Imana mugubwe neza Imana y'amahoro ibishimire kandi bahe imitima yanyu cyose yifuza. Ni bene mvugana kuri mikoro ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana umwana w'Imana Oliva umuntu nzaye mbivuga buri munsi yamaze kwisobanukirwa ava mu bakozi ahita yinjira mu bana. Turagushimiye kandi tubishimiye n'Imana yamushoboje kugira ngo yisobanukirwe. Reka muhe ikaze rero ku Musaraba TV aha ni mu rugo abari mu rugo ntago akiri umushyitsi. Oliva turagusuhuje. Ndabasuhuje nanjye mu izina rya Yesu. Uraho neza mwana w'Imana? Ndaho ndashima Imana. Imana cyaturinze namwe nasanze yabarinze muri bazima yarinze igihugu cyacu bugitakirinze ntabwo tuba twicaye turimo tuvuga ijambo ry'Imana yaturindira n'imiryango yacu iturindira abana bacu irinda abagabo bacu nanjye ndacyahumeka umwuka ndi guhumeka ntabwo ari uwo bagize utenaguze ntabwo nawuguze umwuka ndi guhumeka Imana yashantije umwuka w'abazima kandi nta nubwo ndi muri bomboni wa mugani Imana rero ishimwe habwe icubahiro rero ni ngewe wa muntu w'Imana nongeye kugaruka uyu munsi Imana yabishimye ko nongera kugaruka rero ndabasuhuje abari kure abari hafi bari mu mpande enye z'isi abari mu gihugu cy'u Rwanda abari mu mahanga ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen. Natwe turagusuhuje Oliva kandi
twishimiye kuba nawe kuri uyu munsi. Amakuru cy'iminsi ni meza, turashima Imana. urakomeye. Ijuru gutangaza iki muri no minsi se? Uraje kitubwire. Ryatangaza iki? Kwihana ni byiza ku bana b'Imana. Iyo wihaniye kureka ariko. Yego. Iyo wihaniye kureka, ari n'abantu bihana, kwihana ntureke, turabyita kwihana cyangwa turabita kwicuza. Uwihana ntareke ni wa wundi uva mu byaha ubona akaba bisubiramo bati rero nasambanye ariko Imana imbabarire gace mu gitondo ngo yango byanze umubiri wanze. Uwo nguwo rero ntabwo aba afite kwihanira kureka. Uko ufite kwihanira kureka ni uwanga nyine kunya gusubira mu cyaha akacanga burundu, ntagisubiremo. Yego. Naho rero umuntu uva mu cyaha kujya gisubiramo nta wundi uhora wigaragura mu bisyogororo nyine. Yego. Bibiri bivuga ngo ameze nk'ingurube iva ku birutsi byayo igasubiraho. Yego. Reka Imana turinde iduhe kwihanira kureka muri no minsi. Dushimye Imana rero ko igushoboje ukaba ubonetse uyu munsi. Imana y'amahoro ibishimirwe kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu ndetse n'ubutumwa, kumva ubutumwa bw'Imana iri kubwira abantu muri no minsi ya none. Reka mbwira umuntu wese duteze amatwi muri kano kanya, nyabuna bamaso, tera agatebe twicare twumve icyo Umwuka ari kubwira amatorero muri no minsi ya none, twumve icyo Uwiteka adushakaho. Icyo dushaka no kuva mu byaha, ariko twumve uko bimeze muri no minsi ya none, tumenye uko tugomba kugenda, tutamera nk'abagenzi bagende ko batazi iyo bajya. Oliva, dushimye Imana ko wumviye Imana iguha umugisha. Ndabakiriye mu izina rya Yesu. Uratuje cyane ariko tuje cyane, ariko nyine hari impamvu. Reka noneho Oliva ngusabe usenga Imana, numara gusenga Imana utugezeho ubutumwa bwose uko Imana buguhaye. Ni karibu. Uri Imana ishoboye ibintu byose, urera kandi urakiranuka, ufite imbaraga, uri umukozi w'umuhanga. Masanga turagushimye kuko wadutije umwuka turi guhumeka. Twiriwe mu isi Uwiteka tugeze ku aya manwa y'ihangu. Hari benshi batabashije kubona uyu mwuka turi guhumeka. Ndagushimye rero ko waturinze, izina ryawe uragicubahiro. Ndagushimye kuko nanjye Uwiteka waciye inzira ngatambuka. Mana nkaza Uwiteka data wa twese ku rubuga kuvuga ibyawe, izina ryawe riganze. Mana ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirakiranuka, ryahozeho kera tutarabaho. Mana nsengeye imitima y'abantu igiye kumva ijambo, tirice mu gutwi ngo ruke mu kundi, aho ko rishinga imizi mu mitima yabo. Mana rizababera impamba n'urwego bizageza iwawe mu ijuru. Duciye bugufi turakubashe, duheje imbaraga z'umwijima, ukora ko abadayimoni, ukora ko abazimu kose ukurweho. Ikirere ciye yuko kibe kizima, dufunze mwami ikuzima amarembo yose, imiyaga n'imiraba yose reka ihunga, abadayimoni bagendera mu kirere no mu muyaga, abo bose bakurweho umucunguzi mwiza. Reka uturinde ivangirwa, uturinde kongera ndetse no kugabanya. Duciye bugufi turakubashe, tuguhaye ikaze mwami muri twebwe, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Karibu. Tugiye kureba amagambo y'Imana ari muri Yesaya 33. Tugiye gusoma amagambo y'Imana. Haravuga ngo uzabona ishano, weho unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganijwe. Numara kunyaga uzahera ko unyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganye. Imana yacu dufashe twambuke hakurya ku murongo wa 10. Haravuze ngo Uwiteka aravuga ati ndahaguruka nonaha ubu ngubu, ndishira hejuru, ngiye gukongezwa nonaha. Muzatwara inda y'ibishushungwe, muzabyare ibikuri. Umwuka wanjye niwo muriro uzabatwika. Amahanga azatwikwa nk'uko batwika ishwagara, kandi nk'uko amahwa atemwa agatwikwa n'umuriro. Yemwe abari kure nimwumve ibyo nkoze, namwe abari hafi mwemere ko ndi umunyamaboko. Amagambo y'Imana. Amena. Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu nitwambike imbaraga kandi iturengere. Aya magambo arakomeye. Ijambo ratubwiye ngo bazabona ishano abanyaga.
abanyaga rero niba uri umunyazi nawe Imana ivuze ko ije kugira ute kukunyaga numara rero no kunyaga nawe uzanyagwa niko ijambo rimbwiye Imana yacu nidufashe itugirire neza itwambike imbaraga iyi minsi iragoye iminsi iruhije benshi ariko umuntu uri ku Mana ntabwo Imana rwose izadutererana nabanze rero natambutse message mu minsi ishize itarenze nk'eshatu nararyamye ariko numva Imana imbwira ngo ndururutse nje kunyeganyeza isi cyangwa se isi ndayubitse ni kwijwi ryambwiye rero muri iyi minsi biragoye wa mugabo we biragoye wa mubyeyi we ijambo riratubwiye ngo nyaga vuba nawe unyagwe niko nabivuga kandi numara kunyaga nawe uzanyagwa kunyaga harimo ibintu byinshi wanyaga ubugingo bw'umuntu bukagenda ariko nawe wumve yuko ubugingo bwawe buzanyagwa wanyaga inzu y'umugenzi wawe ukayitura amatari yawe ariko wumve ko nawe uzayinyagwa Imana itugirire neza nabwira abagabo muri iyi minsi nabwira ababyeyi nabwira abasore n'inkumi nabwira igihugu cyacu cy'u Rwanda nabwira abari mu mahanga Imana yacu nidufashe Imana yatubwiye ku ijambo abantu bari kunyaga wowe wicaye muri iyi minsi mu nzu itari yawe wanyaze ukwiriye kwisubiza ba nyirayo cyangwa se icyacu cyacu kunyaga none ko Imana yambwiye ngo ije kunyeganyiza isi kabi yubitse wicaye mu bintu by'abandi wanyaze atari ibyawe unyaga imfubyi ziri kurira ubyicayemo uri kubiryamo nta kibazo urarambirije mbese ntacyo bikubwiye ufashe mu mifuka yawe uranezerewe warangiza ngo mubahabwe umugisha urimo oya ntabwo urimo Imana yavuze ko ari inyamaboko Imana ije iravuze ngo muzabyara ibishushungwe Imana yacu turengere itugirire neza kandi nkuko batwikishwaga ni kuwiteka Imana aje kugira ute guhindura amahanga ayarimbura yageremo ntabwo ambwiye ngo ni u Rwanda nta nubwo ambwiye ngo ni amahanga ahubwo ni isi yose ngayibaze wowe Imana ije gutigisa isi ije kuyubika uri kuyiganya akazu kicayemo warakariganyije wakatse mwene so urakamunyagisha umukura ku ntebe Imana yaramusizeho umugisha yaramuhaye uragenda urawumunyaga uwumukuzaho atari uwawe warangiza ukavuga ngo utegereje umugisha nta mugisha utegereje Imana idufashe tugirire neza Imana itubabarire wa mukobwa uricaye uri kuvuga ngo nabonye akazi ngabona ahantu heza birashaka ko warakabonye mu bazungu wakabonye mbese mu badage aho ngaho mu bahindi niko nabivuga wakabonye muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana yacu nidufashe wakabonye atari mu mwanya w'Imana ukabona mu manyanga Imana itufashe tugirire neza wa mubyeyi we wagiye kunyaga umugabo w'abandi umugabo utari uwawe imfubyi zisigara ziri kurira abana bagize imfubyi umubyeyi asigaye ari kwigunga abaye umupfakazi kubera wowe waragiye ushaka imiti wishakira umugabo utari uwawe uramunyaga ariko ijambo riratubwiye ngo nyaga vuba nawe unyagwe numara kunyaga nawe uzanyagwa numara kuriganya nawe uzariganwa Imana idufashe tugirire neza itwiteho kandi turengere Hallelujah aya masaha ucyumva ijambo ry'Imana ku Musaraba TV none ubu ngubu ntabwo ari Yesaya urimo uvuga cyangwa se bahanuzi mwamenyereye uyu munsi Imana iri kuvuga ngo ndaje kunyeganyiza isi kandi nje kuyubika Imana izubika isi yubikane n'ibintu birimo inyamaswa amatungo abana b'abana Imana yaremye izabubika ntabwo izubika ariko wa muntu urimo wubaha Imana niba wubasha Imana ukomeze wubaha Imana niba utayubashe rero Imana niza kubika isi yatubwiye ko ari inyamaboko nawe izakubikana nayo Imana idufashe kandi tugirire neza iyi minsi iragoye iraruhije umuntu ari gufata isambu itariye yarangiza agafata imbago akayishingura akayishinga hirya
kandi abantu bari bahari, abagabo bari bahari, umuntu agura isambu wowe warangiza ugashingura imbago ya mwene so ukayita he, warangiza ukamujyana mu nkiko, ukamujyana mu manza, kandi urimo kuburana amahugo ukamuriganya. Imana yararakaye, yararebye. Wagarukiraho ngaho wumva ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo numara kunyaga nawe uzanyagwa. Imana ibafashe kandi bagirire neza. Iki ni igihe kigoye kandi kiruhije. Iki ni igihe kigoye. Imana iraje. Abantu bavuga bati mbese baravanga ngo iraje. Naye navutse nsanga bavuga ko Yesu azaza, na n'ubu ngubu rero araza. Ariko ubundi iyo Imana ije igatwara ubugingo bwawe, ukabona umuturanyi izimuguyeho, abari barimo bagapfa, wowe wibaza iki? Wowe uhagaze usigara wibaza iki? Uriya muntu ntibapfuye, nta bugingo afite, nukurimbuka nta bindi. Ariko niba ari umunyabugingo azaba n'ubugingo. Reka rero muri iyi minsi tube maso, twihane. Iki ni igihe cyo kwihanira kureka. Abantu bananiwe kwihanira kureka. Imana idufashe itugirire neza. Nagahinda, waba wararuhiye iki? Wa mugabo wumva ijambo, waba wararuhiye iki? Waragiye mu rusengero, waba wararuhiye iki? Mu pasiteri, waba wararuhiye iki? Muvuga butumwa, bavuga butumwa, bahanuzi, murimo munyaga, mwiba iby'abandi. Namwe Imana ije kubanyaga. Imana idufashe itugirire neza. Yavuye ku bantu bari kunyaga, bari kuriganya abandi. Imana idufashe. Yewe wowe wicaye mu biro urimo uri guca imanza, uraho ngaho mu mudugudu, uraho ngaho mu bunzi, uraho mu rukiko rw'ibanze, uraho mu rukiko rwisumbuye, waba uri umwavoka, niba uri kurenganya abandi, Imana iraje. Imana yambwiye ku bantu bari guca imanza ntibazice neza, bakaka amahoro, bakageza ruswa biherereye iyo ngiyo. Imana yararakaye. Umanza mwaciye, mwariganije, mwarangiza kuriganya abantu, umuntu mukavuga ngo yatsinzwe kandi yari uwo gutsinda. Imana yararakaye. Tubwire Imana ngo nitubabarire kandi tugirire neza. Imana iguhaye ubucamanza, ikugiriye icyizere. Imana yarakwishimiraga, wajyaga mu nzu y'Imana ukavuga uti sinariganya, ndetse ubirahirira Imana. Ariko ubonye ugeze ku ntebe, uryohewe n'amafaranga y'abandi, ukavuga uti uyu nguyu iminsi Gasipari akwiriye gutsindwa kandi yari uwo gutsinda. Warangiza ugafatanyira nsaba Imana ngo akwiriye gutsinda, kandi ibyo bintu wamuhesheje ntabwo ari ibye, ahubwo ni ibya Gasipari. Ufite akaga, ndetse ufite n'urubanza rukomeye cyane. Imana idufashe itugirire neza. Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Ujya munsi utabonye Yesu wakubambiwe, waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Ujya munsi utabonye Yesu kubambiwe, waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki wa mubyeyi we? Waba wararuhiye iki? Wafashe ubugingo bw'umugabo wawe, urangije urabwangiriza, nta bwenge agifite. Yageraga mu bandi bagabo, yagiraga ijambo, abantu bamubaza bati runaka wongeye iki ku magambo twari turimo, akongeraho. Ariko ubu ngubu nta jambo agifite, ari kubica avuga mu bandi, ari kugenda ati nkonda. Yataye ubwenge kubera imiti wamuhaye, kubera ibizira wavanye mu bapfumu, urangije urabimuhereza. Nta jambo agifite, ari gusuzugurwa mu bandi bagabo, bari kuvuga ati dore se runaka aratambutse. Ufite akaga. Waba wararuhiye iki wa mudiyakoni we? Waba wararuhiye iki wa mwarimu we wayoboye intama? Waba wararuhiye iki wa muhanuzi we? Waba wararuhiye iki wa mwinginzi we? Waba wararuhiye iki wa mugabo we wagiye usaba akazi kenshi? Waba wararuhiye iki kubura gushayisha, ubusambanyi bukwishe, akazi ukajyana n'inkumi nziza, amafaranga baguhaye uri kuyafata ukayajyana aho adakwiriye
usubire kujyanwa, abana bari kurira, abana bari kwicwa n'inzara, ariko wowe uri muri kuvuga ati amafaranga n'ayanjye. Imana iraje irashaka ngo wongere usubire ku isoko, wongere usubire ku rufatiro nk'uko Imana yarakugenje ikakugirira neza, yarangiza ikaguha umugisha, wongere usubire ku isoko. Waba wararuhiye iki? Isi Imana kugiye kuyinyeganyeza ikabije kuyubika, waba wararuhiye iki rero? Biragoye kugira ngo kandi biraruhije isi imere kubikwa. Imana isa nk'akazi waragashayishije, wa mubyeyi we Imana yaguhaye umugabo abandi barababuze, isi Imana yayinyiganyiza igasanga waragiye gucisha ibindi ukabimusegura, warangiza ukamutesha agaciro, warangiza ukaba wararuhiye iki kandi wararirimbye. Ngaho yibaze nawe, cyumweru wabyukiragamo, isabato wabyukiragamo, ngaho ibaze nawe urebe aho wavuye ukagwa, waba wararuhiye iki? Birabaje biteye agahinda. Mugabo Imana yaguhaye uzabibazwa kuba nta bitekerezo agifite, waba wararuhiye iki? Iki ni igihe Imana ihagurutse, iraje ni inyamaboko ni inyembaraga. Uko batwika ishwagara niko bizagenda. Yemwe Banyarwanda, yemwe abari mu mahanga, Imana ni inyamaboko. Mu mahanga izabageraho ibasangeyo, mu gihugu cy'u Rwanda izahanyura ibasangemo, ariko uwubasha Imana uwo nguwo Imana izamugirira neza. Abantu bakoreye Imana uyu mwaka mbatangarize ngo ni ugusubizwa n'Uwiteka Imana. Abantu bubasha Imana nta deni Imana izabagendamo, ahubwo nimutuze gusa murindire, mutumbire Imana, muyihanga amaso, mwe kuyikuraho amaso, muyihanga amaso, Imana izabagirira neza. Imana itugirire neza. Uyu mwaka ije kurinda umuntu hanze amaso Imana unayitumbiriye. Imana idufashe kandi iturengere. Uri kugenda ute muri iyi minsi wa mukobwa we? Uri kugenda ute wa mubyeyi we? Uri kugenda ute wa mugabo we? Imana itugirire neza. Nubu reka mu ngembe isubiremo, Imana ije kunyeganyiza isi, ije kuyubika kandi yubikanye n'ibirimo byose, ije kuyubikana uburakari. Imana ifite agahinda. Wowe uri muranyaga, warangiza ugafata mugabo utari uwawe, warangiza akazi ukagenda ugafata mwene se ukamuhirika, warangiza ngo uri kureba, ngo uri gusenga Imana, ngo uri kureba mu ijuru. Imana ntabwo izakurebana amaso y'imbabazi. Tugarukire aho ngaho. Ijambo ryatubwiye ngo bazabona ishano abari kunyaga. Reba rero aho wanyaze, nawe uje kunyagwa. Reba wanyagishije bagenzi bene so, urabanyagisha, uca imanza nawe urazihengeka, uri umucamanza. Ijambo nawe rikugezeho, aho wariganije ukariganya mu bintu bidafututse, ukarenganya mugenzi wawe, ukarenganya uwo mugabo